Nshuti mudukurikiye ku rubuga rwacu rwa YouTube, twongeye kubasuhuza. Muri uyu mwanya turi mu kigo cy'amashuri cy'imyuga n'ubumenyingiro cya Nyarushishi TSS, akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Ubu turi mu ishami rya Wood Technology, tukaba dusanze abanyeshuri bari gukora umukorongiro bahawe na mwarimu wabo. Turagira ngo tubaganirize. Witwa nde wowe? Amazina yanjye banyita Muhire Jean d'Amour. Muhire Jean d'Amour. Muhire Jean d'Amour, kuki wahisemo kwiga ishami rya Wood Technology? Njyewe ikintu cyampaye motivasiyo yo kwiga Wood Technology, urumva njyewe muri make nakuze numva nzaba umubaji, nabona ibintu byakozwe mu mbaho, nkabona uburyo bikoze, nkibaza se ibi bintu koko birashoboka ko byaba byarakozwe mu mbaho. Asigaye nyine nkura numva ko nindangiza torokome ningira amahirwe ya kaminuza TVET, njya gutora natoye Wood Technology. Ubwo ngubwo nyine biza kurangira ngize amahirwe abari nabo bampereza. Ubu ngubu niyo nahisemo, kandi ubu ngubu niyo niga kandi nkayiga nyikunze. Urakoze cyane. Ku muntu utumva Wood Technology icyo bisobanuye, mu magambo make Wood Technology ni iki? Ubundi Wood Technology ni ugukora ibintu bikozwe mu mbaho. Ni yahoze ari carpentry, ubu ngubu yanditse Wood Technology. Ni ububaji ariko bukoreshejwe ikoranabuhanga, ntago ari ububaji bubonetse bwose. Abantu muri make barabupinga kubera ko nyine bumva ngo ni ububaji n'ibiriya biciriritse. Muri make hari n'abatabizi, hari abumva ngo ni ububaji bakagira ngo n'ibiriya byo mu ishyamba. Byose tubyigira hamwe. Ahangaha twiga ibintu bijyanye no gukora inzugi, amadirishya, amaparafo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Twubaka inzu z'ibiti z'imbaho, ziriya mubona z'imbaho mu giturage, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Twubaka ibintu by'amaseke, tukubaka ibintu byose bikorwa mu turabikora byose, nta kimwe dutaruka. Urakoze cyane. Muri iri shami kandi harimo n'abana b'abakobwa, turagira ngo nabo batuganirize. Witwa nde? Nitwa Umuruta Satellite. Inde? Umuruta Satellite. Yego, kuki wahisemo kwiga ishami rya Wood Technology? Bahitamo kwiga Wood Technology, numvaga mbikunze cyane, numvaga ari ibintu nyine bidasanzwe. Wumvaga ari ibintu bidasanzwe. Kuva aho uhagereye, waba warabashije kubona bimeze gute muri rusange? Nabasha kuhagera gukora, numva ko buri kimwe cyose nshobora kugikora. Nk'intebe nayikora, intebe nayikora bayimpaye, buri kimwe cyose nagikora. Numva ari ibintu biba byoroshye, kandi ubu mbikora mbikunze, nta na kimwe ntarushye. Ugereranije mbere y'uko uza kwiga naho ugeze wiga ubu, tugereranirize ibyo bihe byombi. Ni iki waba umaze kunguka ku buryo ubona iyo utaza kwiga wari kuba uhombye? Ikintu maze kunguka muri make muri Wood Technology ni uko nshobora gufata urubaho nkamenya ko nshobora kuruteranya n'urundi, nkabyara icyo bimpereza bitewe n'icyo nkeneye. Yego. Inshuro nyinshi abana b'abakobwa bakunze gutinya ibijyanye n'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro. Wowe wabashije kubitinyuka gute? Icyambere kugira ngo ubitinyuke ni uko ugomba kubyiyumvamo, kandi utavuga ngo ugiye kubijyamo ufite ubwoba. Wapi, ni ibintu biba byoroshye. Buri kimwe cyose n'umusore ikintu yakora, nanjye nabasha kubikora. Nta mpamvu umusore ngo yakora ikintu njye ntacyo nakora. Buri kimwe cyose umuntu yagikora yagishatse, bisaba ubushake. Ni iki wabwira bagenzi bawe b'abakobwa batinya amasomo ajyanye n'imyuga n'ubumenyingiro? Ikintu nababwira njyewe ni uko bagomba gukunda ibintu by'ububaji, ibintu by'amativeti, kuko ni ibintu byiza cyane. Umuntu ashobora kurangiza kwiga, ntabwo ashobora kwicara gutyo nk'umuntu ushobora kuba warize amategeko. Umuntu ashobora kumuha nk'ikiraka akabasha kugikora nta ngingimira, cyangwa aba afite experience arenze umuntu wize nk'amasayansi. Urakoze cyane. Hano rero hari abandi bana b'abakobwa nabo biga mu ishami rya Wood Technology. Witwa nde? Amazina yanjye ni Uwanyirigira Solange. Uwanyirigira Solange, kuki wahisemo kwiga ishami rya Wood Technology? Nuko numvaga mbikunze, numvaga ari ibintu nishimiye. Muri make njya kuhaza abantu babanje kujya bambwira ati umuntu w'umukobwa wiga ibi bintu ntabwo ari byo,
ariko ngewe kuko numvaga mbikunze nahise ngira imbaraga zo kuhaza. wahise ugira imbaraga zo kuhaza. Ni iki wabwira abana b'abakobwa bitinya bakumva ko amasomo ajyanye n'imyuga n'ubumenyingiro bireba gusa abasore cyangwa se abahungu? Icyo nababwira ni uko abababwira ko ari ibintu by'abakobwa barababeshya cyane, iby'abasore barababeshya cyane. Ibyo ni ibintu by'abakobwa uwo ari we wese yabyisangamo. Icyo nababwira rero ni ugutinyuka bagakunda ibintu by'imyuga kuko ari ingirakamaro. Urakoze cyane. Ni nk'igiki umaze kumenya gukora ugereranije igihe waziye, ni iki umaze kunguka? Mbere y'uko nzajya numvaga ko guteranya fata ngo nkore intebe, numvaga nakoresha imisumari mu guteranya, ariko maze kumenya uburyo nakora ndakoresheje imisumari, numvaga nyine ko bahita kubahoza, ariko numvaga ari ibintu bigoye. Ariko ngewe kuba naraje kubyiga mbona ko ari ukubanza gukora nyine ibintu by'amacomeka tugahuza. Urakoze cyane. Hano hari undi mwana w'umukobwa witwa nde? Niyo Mungeri Denise. Denise, kuki wahisemo kwiga ishami rya Wood Technology? Impamvu nahisemo kwiga Wood Technology numvise mbikunze cyane kandi nkunda nabishishikariza n'abandi kubyiga. Wumva wabishishikariza n'abandi kubyiga. Tubwire, urateganya gukora iki nurangiza kwiga? Ndateganya yuko vuga cyane kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva. Ndateganya kurangiza, numva nzashinga toriye, nkashaka imashini nkazaza nkora ibikoresho k'intebe n'ibindi. Ubwo nushinga teriye uzayikuramo wenyine? Oya. Ubwo uzatanga n'akazi? Ujya wumva se ushobora gushishikazwa cyangwa se gushishikarira guhereza abakobwa nk'aho akazi? Yego. Bidusobanurire, kuki wumva wabaha akazi kandi hari aho bagera rimwe na rimwe bakabona ko badashoboye, we kuki wahitamo kumva ko wabaha akazi? Jewe nabaha akazi nshishikaje kuko abakobwa baritinya, hari abitinya bakumva ko ibintu bya TVET batabishobora, kandi ntabwo biba bigoye cyane, babishobora. Njyewe icyo nababwira ni uko n'abakobwa bashobora Wood Technology kubera ko yoroha kandi nta bintu bigoye biba birimo. Witangiyeho urugero, ukurikije uko ubibona, urabona umukobwa wese ashobora kwiga Wood Technology akayishobora? Yego. Ngaho gira icyo ubabwira rero, ubahamagarire kuza kwiga Wood Technology. Njyewe icyo nabashishikariza ni uko uwaje kwiga Wood Technology nta kazi amaze kwiga, amaze kurangiza ntabwo yakicara, yafata nko ku mafaranga akazaza akora udukoresho dutandukanye nk'intebe